kacumbari yacu tuyirangiza. Abantu bajya bavuga ngo ngo ari aba kacumbari ryose kwa runaka ntago mazi n'urugero. Ngarango aba kacumbari ryose nawe yikora iwawe, uyikora iwawe n'abawe musangire mwumva ukuntu namwe mwayikora ikabaryohera. Birashoboka nta kigoye kirimo rwose. Inshuti zanjye wowe kurikira nkwereke, uvuga ngo ntago nabishobora, kurikira nkwereke rwose uburyo ki ushobora kugira gute kubishobora kandi mu buryo bworoshye wakoresheje ibikoresho bihendutse ufite mu rugo ndetse wanakoresheje na ingredient cyangwa se imboga zishoboka kubona. Bakunzi bacu ba Iwacu Connect, nongeye kubasuhuza mukomere cyane. Nkuko tusanzwe tubagezaho ibiganiro bya weekend mu muryango, se mu muryango biba bimeze bite, nkuko tuba turi kugira ngo twimakaze umuco wo gufatanya mu rugo. Twimakaze umuco wo gufatanya mu rugo, ntugasange akazi kose kahariwe umukozi cyangwa se umugore, ahubwo ni byiza yuko buri wese mu mbaraga ashoboye, mu mbaraga afite, agira icyo afasha abo mu rugo kugira ngo ibintu biryohe neza kandi byihute. Nkuko ubushize twahoze tubirebaho, hari ibyo twakoze. Uyu munsi ubu turi kwitegura abashyitsi. Ese ni iki nafasha abo mu rugo kugira ngo n'abashyitsi baze bishime? Ngiye kubategurira akantu bita salade bita kacumbari. Kacumbari abenshi bajya bibaza ngo ese nakwakiriza icyo abashyitsi, salade ikabacanga, ariko icyo nababwira ni kimwe, hari uburyo ushobora guteguramo ibintu byawe bikaryoha kandi bigasa neza. Abatari babizi uko bakora kacumbari, mukurikire kugeza birangiye. Ngiye kubereka intambwe ku ntambwe uko babikora, ubundi nawe uze kubigerageza mu rugo. Waba uri umugabo, waba uri umugore, mwese mushobora gufatikanya mukabikora. Ariko cyane cyane ndashaka abagabo. Ejo nawe ubwo cyangwa se weekend itaha hazagira abanyandikira cyangwa bamontakte bambwira bati natwe ka kantu batwigishije twaragateguye. Ubwo rero reka dutangire, ne kubarambira na agatips kihuse ka weekend nagira ngo mbafashe kugira ngo dutegure neza kandi noneho tuze kurya indyo yacu iriho imboga. Narabibabwiye imboga ni ingenzi ku buzima. Imboga ziradufasha mu kurinda indwara. Imboga ziradufasha mu gusohora ya myanda tuba twariye mu mavuta, tuba twariye mu masukari, mu byayi tunywa. Izi mboga nkuko nababwiye ziragenda zikagira gute, zikabikamura, zigasohora imyanda mu maraso, hanyuma ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Niyo mpamvu rero Amoni rwose mba nabazaniye ibintu byiza cyane bijyanye n'uko wakwiyitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ejo bundi utarwaragurika kubera ibyo uba wariye utabashije gukontorora kandi noneho utabashije no kwirinda ingaruka mbi bishobora kugutera. Nkuko nabibabwiye, amavuta ntabwo ari mabi, isukari ntabwo ari mbi, byose ni byiza, ahubwo uburyo bitegurwamo nicyo kibazo. Uburyo nanone tubisohora wa mwanda tuwusohora mu mubiri nicyo kibazo gikomeye. Ugasanga umuntu ntakora siporo, ntagira gute, ariko ntanarya na salade ngo arye imboga zimufashe kugira gute kurinda indwara no gusohora ya myanda aba yariye mu biryo, wenda amabrochette cyangwa se n'ibiki. Ubwo rero reka tubirebere hamwe. Imboga ni ingenzi, narabibabwiye. Dishe yanjye yose, isahane yanjye yose igomba kuba iriho imboga. Gira ubuzima bwiza rero, tegura imboga ku mafunguro yawe ya buri munsi, ndetse n'agasalade bikaba akarusho. Reka dutegurire abashyitsi. Uyu munsi bamwe bari mu gikoni bari gutegurira abashyitsi, nanjye reka ntegurire abashyitsi agasalade kugira ngo byihute dufatikanye nk'umuryango. Reka rero dutangire, ndabereka etape par etape. Hano mfite igitunguru cy'umweru, mfite igitunguru gitukura, mfite poivro vert cyangwa icyatsi kibisi, nkagira urunyanya, narabibabwiye urunyanya ni daje, ni ingenzi cyane. Nkagira na poivro rouge, nkagira na poivro y'umuhondo. Ubwo rero ni ibi ngiye gukoresha, ariko ushobora kuba ufite ibindi cyangwa se wenda ibi byose utabifite, ukaba ufite igitunguru gusa, cyaba igitukura n'agapoivro ushobora kubikoresha, cyaba icy'umweru n'agapoivro ushobora kubikoresha, ugashyiraho n'urunyanya. Turaza kubirebera hamwe. Ntabwo ibyo nkoresheje byose ari ngombwa kuba ubifite. Icy'ingenzi ni uko ukora agasalade k'imboga kagufasha
gushyira kuri bya biryo byawe ugiye kurya uwo munsi. Sawa rero mukurikire, turi kumwe na Iwacu Connect, turi kumwe, mbahaye ikaze mu gikoni cyanjye. Nkuko nabibabwiye, murabibona yuko tugiye kubanza kubironga. Isuku niyo soko y'ubuzima, narabibabwiye. Nitumara kubironga tubitegure. Aka ngaka nako tubiteguriraho. Ushobora gukoresha icyuma cyangwa se waba ufite akarape akaba ari gukoresha gukata za mboga zawe, ukagira rero n'akantu uri buteguriremo. Mukurikire hanyuma muzambwira uko mwabibonye. Reka twige, nkuko nabibabwiye turi ku ishuri umunsi ku munsi, umuntu yiga utuntu dushyashya. Reka rero uyu munsi turebe utwo turi bwige uko tumeze. Aha rero turimo turatunganya. Ushobora gukoresha icyuma nk'uko nanjye ndimo ndagikoresha mu gihe udafite ibindi bikoresho. Nkuko nabibabwiye, ibikoresho ntabwo ari ngombwa cyane byatari, ahubwo ikigenzi ni ibyo ugomba gutegura. Ese nubwo mfite ibikoresho bike cyangwa bidahagije, ndabitegura gute kandi bikagenda neza kandi bikaryoha? Rero mbanza kuzikata gutya kugira ngo nze kubona uko nzikata neza uko mbyifuzamo udukibe. Nabanje kuzikata muri ubu buryo, cyangwa murabibona, muraza kubibona. Njye nakoresheje icyuma, wowe ushobora kuba ufite ibindi bikoresho bishobora kugufasha gukata neza n'utudizayini tugiye dutandukanye. Ni byiza cyane. Yewe icy'ingenzi hano cyo mbashaka kugira ngo mbakangurire ni imirire iboneye. Imirire iboneye, ibindi bijyanye n'ibikoresho nabyo muzagenda mubigira nyuma gake gakeya. Muzagenda ubigira gake gakeya, ariko icyo mbashaka ni ukugira ngo nankuraje abantu atazananirwa kwirinda ngo nuko ngo yabuze ibikoresho ngo by'igikoni ngo bigezweho ngo byiza. Wayada ubifite ni sawa, ariko utabifite irinde rwose. Ukoreshe ibyo ufite kandi ubikoreshe neza, utegura indyo yuzuye. Indyo yuzuye ni ingenzi ku buzima bwacu, ingenzi rwose. Tugeze ku gitunguru rero, ngira ngo muri kubibona nacyo ndi kugitegura. Nari ndangije puwavuro. Rega mujye mutegura gake gake. Iyi salade fanta ihenze kuyirusha, kandi fanta niyo mbi ku buzima kurusha ino salade yaba igiye kukuvura cyangwa se kukurinda indwara zigiye zitandukanye. Kandi warangiza ugafata amafaranga ukayagura fanta cyangwa se ukayagura byeri, ukibagirwa kwirinda bizagufasha gukuramo ya myanda watewe na fanta cyangwa na byeri. Iyi salade irahendutse ukabyarawe. Rero se igitunguru, ufate igitunguru cya desa, ufate puwavuro, dore ngizi hano za 200, ufate n'urunyanya, n'amafaranga atarenze 2000 muri weekend ukajya wirira neza. Ubwo se koko abazajya bavuga ngo n'umwanya uba wabuze ngwiki, umwanya wawugurira ariko iminota 30 yo gutegura aka kantu ni ibintu byata. Warangiza ukarya neza ukavuga uti ndanirinze indwara. Tujye tuba abasirimu mu mutwe, tutegure neza, turye indyo yuzuye. Rero inyanya zanjye ngiye gukoresha muri kacumbari yanjye nuko naziteguye. Ubanza gukuramo wa mutobe w'imbere ndetse na bya bindi by'imbere ngibi ku ruhande. Ibingibi bigiye biraza gukora isosi, ntabwo mbikeneye muri salade. Hanyuma ibisigaye akaba ari byo nkoresha salade yanjye. Ngiye kuvanga n'ibi bitunguru na puwavuro. Muraza gukomeza mu bikurikirane murebe uko ngiye kubivanga. Inyanya zacu rero turangije kuzitegura, nyuma murabazibona zikase nkuko nakase nyine ya bitunguru byanjye. Mukomeza mukurikire, mujyana murabibona birimo biragenda biryoha, birarangiye. Bakunzi bacu, ugiye ikintu wewe ushobora kureba ukaba ati ibintu amana batwereka ibintu biciriritse, ati kuko ataba yakoze nka bya bindi tubona muri hoteli yana ntabwo nyizi, reka ne kuyivuga mu izina. Ariko icyo nababwira ni kimwe, nuko ngewe icyo mbagezaho, ngewe ni chef nutritionniste, chef w'imirire. Kugira murye neza, ntabwo ari umwartiste cyangwa se namuvuge ngo ni chef cuisine wa danje, ahubwo icyo mbashaka kugira ngo mbereke ni uburyo wategura indyo nziza kandi kuryoheye. Ikindi nanone mbangira ngo umutegure mugire utuntu mwategura mu rugo muri weekend
atari ukuvuga ngo wiri uryamye. Yama nirinda yuko hari umuntu wirirwa avuga ngo iyi mpamvu y'iyi weekend program no kugira mujye mubona utuntu umuntu awugiramo utuntu umuntu yakora aho kugira ngo bwira avuze ngo bwije nkoze iki. Je nirinda babwije nkoze iki rwose mw'abantu. Iyo wiri uryamye cyangwa ndi kureba filime ngo ndi kureba umupira giki ubwagera nimugoroba ugasanga nta kintu na kimwe bakoze, nanga umuntu uri braininga cyangwa akiga cyangwa bakamugaya ati bwije nkoze iki. Utu ni utuntu rero ushobora gukora utukakuruhura mu mutwe, ukaruhuka mu mutwe kandi ukaba uri no kwiyitaho uri kwigaburira neza nyine. Ubu rero salade yacu iri tayari. Ubu ngubu ubwo tuyirangije hari akantu mfite hano gatoya ngiye gushyiramo ariko utagafite ntabwo byakubuza kuyirya. Ni utugori twa salade n'ubundi basanzwe bakoresha, nuko nari ndufite ariko ubaye utadufite ntabwo byakubuza kuyikora. Je nibyo nababwiraga, ntabwo byakubuza kuyikora rwose. Utu ntabwo ari kamara, ntabwo ari kamara, no kugira ngo salade yacu nyine ize kuba isa neza iri presentable. Ariko icyo ndi kubabwira nyine nuko twakora ibintu bihendutse kandi bidufitiye akamaro ku buzima bwacu. Ni cyo kintu Iwacu Connect show ibagaragariza ishaka kugira ngo munitabire munakurikirane kugira ngo mwiyiteho. Urugero ibintu byose bigirwa no kurya kandi ukarya neza kugira ngo ubone imbaraga zo gukora, urabona rero utungutu twongeyemo nyine turagufasha, dutuma ya salade yawe isa neza kandi nanone twakongera n'intungamubiri. Ibigori ngira ngo murabizi biri mu bitera imbaraga, twakongerera agaciro ya salade yawe. Rero rwose mumbabarire umuntu udukurikira, umuntu w'inshuti yacu tuzageraho twumva bwije avuga ngo bwije nk'igiti koko muri weekend, sibyo? Kurikire ubu turagusoza. Hanyuma iyi ni vinegre, white vinegar. Hari n'izindi ziba zikoze muri apple ushobora gukoresha iyo ufite, ariko n'iyi ngiyi irakora kimwe n'uko iyi ngiyi utayifite ushobora kuba wakoresha indimu. Umutobe w'indimu nawo ukora agasalade kameze neza ukaryoherwa rwose n'umuryango wawe. Ubwo rero babwije nkoze iki ntabwo tubakeneye kandi hano hari utuntu twinshi two gukora wahigira kuri Iwacu Connect. Niyo mpamvu nyamabwira ngo mujye mureba video yose muyirangize, kugira ngo mubashe gukurikira buri kimwe cyose tuba turi kubagezaho. Tugirane inama, mutugire inama, natwe tubagira inama yuko wakora ibintu kwirinda kwitwa bwije nkoze iki. Hanyuma rero turangije turayipfundikira iminota mikeya. Ushaka wakongeramo agasenda kimwe nuko utagashyiramo bitewe n'abantu bari buze kuyirya. Sawa rero turi kumwe. Kunzi wacu rero ubu salade yacu yahiye, ngira ngo murayibona ukuntu imeze neza, presentable rwose. Ubu tugiye kwitegura ku masahani nyine kuri ku meza. Ngira ngo rero nkuko mwabibonye ni ibintu bitagoye, ni ibintu byoroshye, ni ibintu wakorera iwawe bitagusabye ibintu byinshi, nta materiel zidasanzwe. Mwabibonye nakoresheje icyuma, nawe ushobora kugira gute ukoresha icyuma, ugafata urunyanya, ugafata igitunguru, ushyiramo agapoivro, hari n'ibindi birungo wowe wumva wifuza wagenda ubishyiramo kugira ngo salade yawe iryohe bitewe n'icyo wifuza n'icyo ukunda. Ariko icyo nabakanguriraga ni ukugira ngo umenye uburyo ushobora gukora utuntu tworoheje dukeya mu rugo wasangira n'umuryango wawe, kandi mukaba mwirinze indwara, mukaba muriye ibintu byujuje ubuziranenge, kandi noneho bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Icyo dushaka ni imibereho myiza y'umuryango, nk'uko twifuza umuryango utekanye, twifuza umuryango w'amahoro n'ibyishimo, ni nabwo byiza yuko wa muryango uba utarwaragurika. Ibi rero biri muri bimwe bidufasha mu kurinda indwara no kwirinda kurwaragurika bya hato na hato. Turi kumwe rero, stay tuned. Tuzajya tukomeza tubagezeho utuntu tugiye dutandukanye, uko bategura utuntu dutandukanye. Ubutaha tuzabereka uko wategura akaji kari naturel, cyangwa se agapotage, cyangwa se n'utuntu nk'utwo, kugira ngo ejo bundi utazajya uvuga uti ese weekend ko nayipashije mu rugo nkaba nabuze n'icyo gukora, nkaba niriwe njyana. No, ibyo ntabwo tubishaka ku bakunzi bacu. Turashaka yuko
uzajya ugira akantu ukora mu rugo wafatanya n'umuryango wawe mukaryoherwa mukishima mukunguka n'ubumenyi bushyashya. Ngibyo rero reka tujye gutegura ku meza turi kumwe nawe ubitegure. Ejo uzatubwire muri komenti icyo wabashije kugeraho, aho uzumva utabisobanukiwe uzatubandikire utubaze, ariko gerageza uyu munsi, gerageza ubitegure, hanyuma uzatubwira umusaruro byatanze. Turi kumwe, weekend nziza.